hagati nibarize Shania ku giti cyawe na Marite kano kanya geretse ibibazo byanjye dufitanye bindi nyine ku ruhande mbyirengagije nabanza nkamaza ko uyu mwana ko kamwemera nambabare cya mbere ni cyanyuma numva nshaka namfashe ibyo byibagirwa amfashe umwana namara kumfasha umwana byibagirwa ibyo yihangane ngiye nimbabazi none ngiye nibiye ibi byagenze gutya na gutya ugasanga nyine havuyemo ibibazo byibagirwa kuvanga ndongera gufata n'ukuri ko Imana ushatse wakifashije inshuro ebyiri reka nkubaze ikibazo aho kugira ngo mpagarike ubuzima nawe ubwe niyirwane amenye ubwenge amenye ko yabyaye ndamucumbikira n'umwana tugiranye ibibazo mugenga agende antana umwana subuko kuri kona ubuzima mbayemo arabuzi nta nubwo ari byo kuvuga ngo ndongera kumubwira ngo mbayeho gutya ubuzima mbayemo arabuzi ubuse nongera kunsubiza umwana ngo bigende gute neza nkumva kwenda we byaciyemo nanjye nkabatereka njya kumuzengereza mutesha umutwe uba wanabipanze mbega kunesha umutwe wabipanze si n'ibintu bigutungura ubuzima butuma njya kumutesha umutwe ntago mbivuga ko mbende ntabwo ni kuya ko mbe mbona wari uko ameze ngiye nakomeze ese uwo mwana ntago wamufata ngo umujyane umushyire nyirakuru wenda abe yamara iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kano kanya tutubana gatanu ku kandi Saduna Manzi nibisanzwe ngarutse muri vibe zanyu ngarutse ngo tuganire byahishwe byose mbibahishurire kandi ibintu bije bigenda neza ndi kumwe na Shania ubuse ko mbona mutameze neza no kubera iki nakubura gira ngo mere neza ne koko numeranye niye mpamvu rero tumutamera neza nukuvange yari abantu mbona nibabona nkahita numva wapi kabisa kubera iki se Nizumiranye nayo ngo tuganire before yuko wenda dushiraho kamera mbere yuko hajyaho kamera habaye fight bityo rero nanjye nifuza ko twaganira nkamenya ibibazo mufitanye nibihe ndetse n'abantu babakunda urabije Shania abantu baragukunda bimwe na bimwe barabishigikira ukuntu nabo bamenye ese izo fight ziri hagati yanyu nizihe ibyo bibazo biri hagati yanyu nibi reka mpere kuri uyu muvandimwe usuza abantu ubibwire dukomeze n'ikiganiro yego nyiriwe neza yego banyituwize Berisa mwandi mama Bera n'ibisanzwe ariko Bera ndaza kumukubazaho Wanyita mama Bera Dani kuise ubigira Bera suramuze wowe ndamumubaza kuki bakwita mama Bera n'umukobwa wanjye nabyaye na Marite oya nimukazajya museka ibintu bibabaje nyine kuko kabigaseko nk'akeza abaje ibyo ngibyo nta muntu biseka undi ubwo nyine nibyo ngibyo mbashije kukubwira nimara kubabona muri fight uko byagenze kose nifuje kuba mwakwicara hano tukaganira tukanaganiriza n'abantu badukunda uko byagenda kose babakunda nge ntago ndi kumwe namwe uko byagenda kose wenda bakabagira n'inama ese ikibazo wowe wenda kugira ngo bisobanuke neza wowe na Shania mwicaranye iruhande ukwicaye iruhande ni ikihe bimeze bite gahunda nizi ikibazo dufitanye ndi mu kazi ko mu rugo kuko ubushize nyine nabyo mwapfaga nabonye ahari yarakwirukanye we
yaranyirukanye dupfa ikibazo ngo cy'abagabo ngo nzana abagabo mu rugo mbasha kumusobanura nko ati se uyu ni umuntu n'inshuti yanjye uza kundeba nta bintu birenze dupanga nyine abaturanyi nawe urabyumva ibintu byo mu gipangu bakomeza bancomekanya nawe ararakara aramwumvira mu rugo Mwazirabihakana ntibabazanaga usibye umuntu umwe nyine yenda wajya kuza kundeba nabwo twicara hanze tukaganira bikumva n'inshuti yanjye asanga na batatu barazaga simbimenye ubona ari inzi n'umwe bikumva bibazo nyine kuki byabaye ibibazo umunsi uwo muntu umwe yateza ikibazo mu rugo nyine urabizi by'abakeba ntago kajya kabura k'abakeba uri kumva nyine ni ibibazo byabaye ibibazo cyane ariko se bundi abakeba mubandamo ndagira ngo mu story yanyu mwahuye mute mwabanye mute byageze bite ku buryo Shani yawe ndaza kukibaza Shani nabyisanzemo nabizi ibintu byanguye ntabwo yaranzi nanjye ntabwo nari muzi umuntu wambwa ati ntabasha kukurangira ahantu umugore w'umugabo wawe abanyituye nawe ajya kubona abona mugezeho anzaniye urubyaro ubuzima bwarancanze nararaga hanze ejo naraye mu nzu ejo mbona wapi ndatekereza atari ko buri umugabo afite umugore ntabwo umwana wanjye akomeza ngo abe hanze kandi afite urugo niba ati ngomba kujya gutezayo intambara umwana wanjye akabona ahantu arara nyine ngezeyo havuyemo ibibazo nyine biravuka cyane biracangana bikundi kuntu ariko bitewe n'abo bagabo ujyanamo oya hari ibindi nyine byabaye ibibazo burya bajya bavuga ngo waruke najya aruhuka gute rero mwese Marite yarabasize twese yaradusize nyine ubwo turaho ikibazo rega ni ibintu nisanzemo nazi njye nagiye kubona mbona uyu anguye wanzaniye umwana njye umuntu anzaniye umwana sinzi aho bateraniye amada sinzi uko byagenze nk'ibyo mbyituramo gute kuyanza kwikorera umutwaro ntazi aho ariko ukuntu ndi kubyumva ukuntu njyewe ndi kubyumva wakabaye nyine ni waramuhaye waramugiriye impuhwe zo kuba wamuha icumbi ntago byakabaye biteza icyo kibazo ahubwo wamufatanye n'uwo muntu yazanye mu rugo bari kuhakorera iby'abana umugabo gahirirwa bakorera iby'abana numbaza ibyo bakoraga abanye nararebye ndavuga n'ubuye burera ariko abana banjye nimba yirirwana n'abana banjye buri munsi ari Bera na Gentil ninde mukuru Gentil yo mukecuru imyaka 8 bamugeranya n'umwana w'umwaka ubwo Marite yakoze akantu ko guca inyuma zigone ko byumaze nyine yaranzengurutse sinabimenye Bera afite umwaka n'amezi 8 Marite mumaze igihe kingana gute mutandukanye amezi harya ubwo nta mwaka turi mu kwa kangahe turi mu kwa 8 ni amezi 10 amezi 10 wowe ngo ni umwaka mu mwaka n'amezi 8 mezi 8 ize kuri 16 dusa nk'ababyariye rimwe umwana wanjye ramutoye amurusha amezi 2 ngabo arusha Bera amezi 2 arusha Bera amezi 2 aha no yarabaye no muzajya mugabanya ibintu by'imikino oya ntago ari imikino ngenda shaka kumenya erega reka nkubwire ataza kubaho n'ikintu cy'imiserero uri gw'Imana nge ndirwari erega impamvu reka nkikubwire ndagira ngo nsobanukirwe uri kumva Marite mwahuye ryari kugeza igihe habamo njyewe nari nzi ko ari umusore yambwiraga ko ari umusore arantereta nyine maze ntawe urabizi umuntu umaze gutwara inda umujama ahita amwihinduka ibibazo nangeje namwe ndakumva turi guserera ngo umugore wanjye atazabimenya ngo ko ari uwo nateye inda bibazo nyine birasakuza ari ndangije arigendera
rimwe nkazajya ntera telefone kubera ko ngewe ngira ka matushe nako karaboze noneho ntanako nyigiye ndangije ndamuhamagara ubu nta telefone ugira ubu nayo usibye nyine yashyize nk'agasimukadi muri fone y'umuntu yego ndamuhamagara ndamuha ati bimeze bite ni sawa ati ndi hafi kubyara ngo ugiye kubyara zahabu ugiye kubyara ibiki ibintu nyine aranshitinga nyine ese wasanga ariyo ntandaro yatumye atanuwo bari kumwe akigira muri ntago mbizi ibyo usanga ari isoni uziko bishoboka ati uzaza umutere mu rugo umusibire abo basanga uyu nguyu yarahise abyihutisha usanga arashaka no kumutegera ngo amusangeyo yego turasa ku ntego uko biri kose mwigeze guhura n'akantu kasaga none urambwira uti uko biri kose ngewe nta mirwano nkeneye nshaka kuba nasaba njye ntagira icyo mbwira cyane kugira ngo ubyumve neza ngewe nakoze amafuti ndayemera nkora amakosa menshi cyane ariko ngewe ku mbaraga zanjye nkeya ku bwenge bwanjye nkurikije uko bungana n'intege zanjye zo mu mubiri numva ko namwaka iki imbabazi nari umuntu wambabarira umwana wanjye akamumfasha nkagenda nkahiga ayo mafaranga nkazajya mbona uko umwana wanjye ngiki aha mfasha gutya Imana bari imbabazi hejuru y'ibintu yankoreye imbabazi umuntu yagusabye imbabazi ntuzimo bajya bavuga ngo usabye imbabazi arazihabwa buretse kugenda nambabarire areke kugenda reka nigendere mbabarira ndakwinginze shaka ibintu by'intambara ndakwinginze ngusabye imbabazi ihangano mbabarira ndakwinginze Dekuru utancira n'umwenda nta by'imbabazi zihari ndakwinginze mbabarira n'ukuri kose ndakwinginze ihangane basi ihangane mbona ukuntu mwigira iby'umwana wanjye n'ukuri kw'Imana ihangane si ubwo wambabariye icara hari oya nawe banza wicare basi nuko ndi bubashe kukugira nese imbabazi ziteye we murekure wicare ese muratanga imbabazi buretse gato uze nkubwire bawicaye gato Wicaye gato kubw'umwana wanjye ihangane nubundi namutunze kirahagije uri nyina ugomba kumutunga kandi nanone akari umugabo wacu ihangane yo kugira ngo none se ubashimishwa no kubona umwana wanjye bagutera no umwana wanjye arwaye hari aho ubona mbareresha ihangane hari aho ubona abanjye mbareresha wamenya umwana wawe reka ntabyo imbabazi ngenda ndashaka kubwira ikintu ubabajwe nuko agusabye imbabazi nangwa ubabajwe nuko mufatanyije reka nigendere ihangane reba wowe ufite ukomeze ngiye ubuzima bwaranca mfite ukomeze kuzimeze ubundi bikanga wabaye iwanjye ntuhazi ntuzi uko ndya byagenze sinagucumbikiye ntubizi ko wamana warushye najya ruhuka gute we humura mama ngo ni mama Bella cyane bawicaye gato mbabarirwe wicaye gato fasha gato Bella nawe bawicaye gato fasha cyane wowe mfasha gato jewe umugore twarabanye bihagije iwanjye arahazi arongera kunsubiza umwana gute magari ku buzima kubera umwana we ari kugusaba imbabazi z'uko agomba ashaka kugusubiza umwana se ubwo nimubabarire ngo ngere mufashe umwana njyewe ubuzima bwanjye n'ubw'abana bwanjye buhagarare akazi ibiraka nikoreraga bihagarare hejuru y'uyu nguyu n'umwana wowe ukora iki akazi ko mu rugo kugafatanya n'umwana ntago bikunda amabuja arataka note zanga akazi kanjye kapfuye ibi ntibyagenze gutya na gutya ugasanga nyine havuyemo ibibazo n'ukuri kw'Imana ushatse wakifashije inshuro ebyiri reka nkubaze ikibazo aho kugira ngo mpagarike ubuzima nawe ubwe niyirwane amenye ubwenge amenye ko yabyaye njye rero ntabwo nzajya kwikorera umutwaro we hejuru y'iyanjye nanjye nabuze aho ntura nese si umwana ega n'umwana wanjye ni umwana wanjye wande buriya mwana wuyuzi icyo mupfana kuko ni umwana umugabo wawe yabyaye nasanga natetse sinzareka kumugabira ariko byo kuvuga ngo ndamufatira umwana cyangwa umucumbikire ntabwo byakongera ukuri kose bo wihanganye ukamfasha uriya mwana nanjye nkabona uburyo ntibibaho ariko
kuva none ko mfite umwana nta muntu wama n'icyo kiraka cyo kumesa utwo twenda ntaki gukodesha inzu nawe ntago ndagira icyo ngera amafaranga y'inzu kuyabona n'ibibazo rero nk'ubu ngo mabuje ari kumwanga ashaka kunyirugana kubera umwana wanjye teje akajagari ngagurenda uwo mugati cyangwa iki umwana wanjye akarurumba akihanganye mfata umwana magarika akazi kanjye akawe ko mu rugo akazantunga Marite nta kintu ajya gufata byihorere ari n'igihe muhamagara akanuka umva akambwira nabi rimwe na rimwe akambwira rero nanjye niko ntuka imenye nk'uko nanjye nimenya ibibazo byawe bizana nyamara ushatse wanyu kuko rero akabigaze kwa nkake reka ubu muri abakeye babiri wazagira kako afite nimero yajya muhamagara mubwira ati kwishyura inzu byanze kuko nanjye ndahangana ariko ubuzima ni ndanje umuntu utagwa n'igihumbi tureka n'igihumbi n'amafaranga 350 y'inusu y'amata kubizi yaguha amafaranga 25,000 by'inzu wazajya ureka ko hanyuma se ngewe uri kumbagi ku mwana uzikabimpa ko wabaye iwanjye inshuro yanyohereje amafaranga uhari n'iryari ariko wowe nagura ni nkeya wigeze ubona nyohereza amafaranga uhari ihangane sinaryaga mvuye mu kiraka twajyaga mvuye mu kiraka rega nta muntu ubwiza undi ukuri njye nshobora kwiyumvisha ko uwo wagufasha ariko ngiye nkanumva ko ni nta kintu ibintu wigeze uva iwanjye dutetse inyama na rimwe inyama ni dodo wazigura ukazitogosa abantu bakazisangira ku mutima mwiza udashyizemo ibintu nk'ibyo buri wese amenya ibye iyo ibibazo byaje buri wese arwana n'ibibazo bye winzana ibibazo byawe mbabarira shani usanze wenda ko nkwinginze muciye bugufi ko shani wamba dekura wabonye Mereza ibikoresho ese mwaretse mwana babarira ngina nkubwire buretse gato babarira mwana babarira reka amaguru bakoze wandetse ma ntaguserera nawe kwaka imbabazi z'imbaraga nyinshi nimba nazi kwinye wandetse nkigende ndakwinye kuki ukunda intambara oya nukazajya bankumura gihe cyose kucyumva waserera nanjye nukubera iki Shani nawe wakihanganya ukazigira ko nawe mwana kwaka imbabazi gusaba imbabazi ntago ari ukurwana ako ngiye naciye bugufi ariko we nashaka kubona yenda akababaro kanjye ngewe mfite kugeza iyi saha ngo yumva agahinda kanjye izo mwe nazindekere ngewe azireke ariko azigirira umwana nabyaye none se erega buriya umwana tuzi rero umwana wawe nge ntago bindeba mama wakihanganye Shani reka nkubaza usanze nk'uriya mwana yamujugunye ntago wamutoragura nuko babyita kujugunya mutoye ku gasozi byakumvikana ko mutoye ariko ari igihe namuta ntazabure nanjye ariko wamana ko wahindutse mwana ureba ibintu ukayoberwa ibyo ari byo akibyiye umunsi byo biranga mpamagariye iki kintu birisere ntabwo nabikuza erega buriya iyo usanze abantu bari yarananira umwana bwa mbere ndemera ndamurera ubwa kabiri arongera ndamucumbikira n'umwana tugiranye ibibazo mugenga agende antana umwana subuko kuri kona ubuzima mbayemo arabuzi nta nubwo ari byo kuvuga ngo ndongera kumubwira ngo mbayeho gutya ubuzima mbayemo arabuzi ubuse nongera kunsubiza umwana ngo bigende gute kubizi koko ubuzima bwanjye bwongere buhagarare kubera wowe ubuzima bubi kubera kutageraho ngeze mbayeho bwiza icyo kuryama ntacyo ngira nk'umuryamishaho niyo nabona umuntu wanyishyurira iyo nzu uzishyura iyo nzu nk'umukeka oya basha azayishyura iki warayishyura iki warushye nta ese arajya nayo kuyimwishyurira ntakora wowe uwarushye ntajya aruhuka kudahamagara Marite waguteye inda akaza kuri ngesha agira icyo akora abyihoreye Marite sawa ko muramuhamagara kandi ukakambwira nabi nyirandushye barusha nyine ne babonera neza nkumva kwenda we byaciyemo nanjye nkabatereka njye kumuzengereza mutesha umutwe uba wanabipanze mbega kunesha umutwe wabipanze si n'ibintu bigutungura ubuzima butuma njya kumutesha umutwe ntago mbivuga ko mbembe nabi ni kubera ko mbe mbona wari uko ameze ngiye nakomeze ese uwo mwana ntago wamufata ngo umujyane umushyire nyirakuru wenda abe yamurera nyirakuru wande uwo mwana ubyara nde
kubyara njyewe ko data wanjye azambwire murangire kwa mama sekuru wase amujyane kwa nyirakuru wawe azambwire mamurangire mujyane njye mama yene kuza kumpagikaho umwana wacu nongeye kubona mama mfite imyaka 9 mu myaka 9 mama nta rukundo yegezamo niwe mwanzi wa mbere ku isi hanyuma urwo rukundo nyoka ataguhaye waruhaye umwana wawe ushaka kurera nkuko nyoko yakureze ari ikintu numvishe mama wawe mwandetse nk'igendera mama agahinda kenshi ku mutima mama wawe nta rukundo yaguhaye kumva muri no kumbangamira mama ngenda mwanga pe nimbikubwira wanganyo hari ibintu umuntu yenda avuga ngo niko ngo ari kamera ngo ari ibiki ngo abantu ni bamubona ngo bazamuseka hoya nge nago ngiye kuvuga mama nyine ibintu yankoreye nago bijya binera isoni ntago bijya binera ikimwaro ngo runaka yambona ngo ibiki n'ibiki hoya mu buzima nari umuntu wa mbere mbona ne twatwicaranye nyine bibaye ngombwa ko twicarana mbe numva bineye igisebe ko nicaranye nawe na mama wawe aretse se mukamwigana nge nkitahira oya buretse mwapfuye iki se binde mama ngiye ari kumva nakuze nyine nkubwiye nkuko papa yarandeze maze kugira nk'amezi 5 cyangwa 6 gutyo papa arapfa amaze gupfa yego amaze gupfa nsigarana n'amasenge arandera ariko nawe ntabwo yigeze ndera neza nawe nyine yabaye nka mama masenge kazajya ndekura nkajya mu mvura bya bindi byose bandangicemo yenda nk'uno munsi turi kuwa 6 nkazajya nk'umugira neza uzambona akabinkuramo nyine mba muri ubwo buzima bubabaje habaga uramushinga witwa Partners mwafashaga abana b'imfubyi batanga amakuru y'abaturage tara umwana ubayeho nabi nyine baraza barantwara banjyana mu kigo cy'imfubyi bamaze kunjyana mu kigo cy'imfubyi habonekamo umuntu muri abo ngabo bazanye kuntwara aravuga ati njye aka kana narakikundiye ni mukami mfite mama ujye urera abana b'imfubyi batagera iwabo mbe ngiye gutyo mu kigo cy'imfubyi mbe ndahavuye njya ahandi nyine barandera ndakura ubu ngubu umukobwa waho ngaho bandeze ubu ni meya w'akarere ka Ngoma noneho bo umukobwa ni wemeya w'akarere ka Ngoma umukobwa we ubu ni meya w'akarere ka Ngoma umukobwa w'uwo mukobwa wakureze mama we umukobwa nyine warezwe n'umubyeyi aho bamureze umwana wabo yego uri kumva barandera turabana ngize imyaka nk'umunani n'abantu bakomeye wabashyira umwana bakamurenda biratandukanye itonde bitandukanye noneho bamaze kundera uri kumva mama hari ibintu by'iwacu nyine bihari afite na musaza wanjye aravuga ati ntabwo nabasha kurya isambu mfite umwana reka njya guhiga n'undi uri kumva yese ashakisha uburyo bwose agomba kumenya ahantu undi araza arantwara mu minsi ya mbere nabaye umwana nk'umwaka n'igice maze kuba umwana isambu zishize z'iwacu nanjya kwitwa indaya nanjya kwitwa ikirara nyine batangira kumfata nabi ishuri siniga ubuzima burancanga nangira kwihigira njye ya kwa mama ubwo aho nageze kwa mama donc bari baragutoraguye njye mama arahindukira aza kunyiba ntago yanwaye kuneza yaje kugutwiba aje kunyiba rero njye mama naraje mu minsi ya mbere umwana nk'imyaka 2 isambu zishize ntangira kuba indaya ikirara mayibobo so nta kinigeze amarira hoya hafi yego uri kumva asa nakumbere hafi hoya mupure hafi yego noneho njyewe ubuzima buratangira burancanga ndabyibuka ko icyo gihe twabaga i Kayonza tuza kuhava tugera mu mujyi wa Kigali kameramani yakundi
uri kumva uri gace kumva gace ariko nagari cyane ari by'imipurisha mwabaga warigeze icyo gihe twabaga i Kayanza turahava tuza mu mujyi wa Kigali tuba CGM tumaze kuba igikondo tumaze kuba igikondo mama arambwira ati sha tumva te n'abagore babiri babana mu nzu nawe maze kugira imyaka ingahe 14 utanga umupuri oya narawutanga wari utarawutanga cyane nimugaseke mu bintu bibabaje aderase kuki mama yavuze ngo nta bagore babiri mu rugo rumwe kandi udatanga umupuri uri kumva njyewe ikintu cyatumye mama mbwira nangwa yaguhaga go ahead yo kujya gutya oya njyewe banza mva ikintu cyatumye mama mbwira gutya byagize gutya urabona umugabo ubana na mama ntago ari papa uri kumva ko nakubwiye ko papa wanjye yapfuye noneho umugabo wa mama yari yaragiye iwabo ku Kibuye turasigarana ati arambwira ati nshaka ko turyamana se kuryamana ni ibiki umugabo wa so ashaka uwa nyuko ashaka ko turyamana ndabyanga mu gitondo arivumbura ati tusanganye ukunga ibiki n'ibiki ngewe ngeze narabati bura nubwo mama tutumvikana ariko nshobora kumubwira ikibazo nagize akanyumva nk'umubyeyi mama arangije arambwira ngo ushaka kumwarira umugabo gushaka ko bamufunga nyine bibibazo cyane kandi wowe wabyanze ahubwo uri kumubwira ko ngewe ndi kumubwira ko byashatse kugenda uri kumva mama arangije arasakuza abikwiza famiye yose birangira ibimenye mama arangije arambwira ati reka uzafata inzira ugende ntago tubana na mu bagore ndaceceka niho byavuye ntangira nyine kwihigira mfite imyaka 14 yenda nka 16 nubwo hari umuntu wambwiye narebye ubuzima nyine nari mbayemo ndara hanze za Kimisagara utaratanga umupuri nihagarara kugeraho ngaho cyagireka yego nangira kuba Kimisagara bura Kimisagara ndahakunda cyane ne wahankura umva ni naho Imana izanabarira ni nawe wahuriye n'amateka yego ya Marite Ego umuntu arambwira ati ngenda nagufasha ibi nibi ukiga iki n'iki umuntu arambwira ati nshaka kugufasha ukiga ibintu bijyanye na mekanike ndamati mekanike nago nayishobora ariko ibintu bijyanye no gutera amarangi ku mamodoka ntabishobora nangira kwiga ibintu bijyanye n'ubupenteri ndabimenya bazajye mbona ibiraka nyine nanjye kubona ibyishimo bigenda utyo ngeraho ngaho nyine kumwe byacu byo gukundana n'abajama birangira amenyanye na Marite turakundana birangira havuyemo umusaruro yego hanyuma mama wawe icyo mwapfuye cyari uko wamubwiye icyo kintu kikubayeho akavuga ngo ugiye kumutwarira yego ariko njye n'ubusanzwe mama naga nyine ntago mwiyumvamo kuko umuntu utarakugiriye santima ukiri uruhinja ntago yazikugirira hakuboneye bagusabye imbabazi ntiwazi reka nkubwire kereka nyine ari ubikuye ku mutima we bikamuva ku mutima no ku maraso ye agatekera akumva uburyo yambabaje agatuma mbaho mbabaye agatuma ngewe ngira ikibazo cyo kubona nkajya nk'ahantu nk'urugero tukagenda nka burya twicaranye ukavuga nk'ururimi nari kumva agahinda karandenga nkashiduka narize nyine mu bantu bashiduka nasebye iyo mbonye nta hantu bari kuvuga ururimi ndakubwira ngo ndaje ngiye kwihagarika nkahita nigendera nyine uri kubyumva umubyeyi ntiyabura kuvanga umwana yarananiye ariko yenda njye sinigeze munanira yenda ku ruhande rwe nshaka ko naramunaniye ariko ngiye nkurikije ku uburyo nakuzemo ntago yigeze ambera umubyeyi kuko namwakaga minerivara akambwira ngo uzajye woza amasahani utekurike kwiga ati nanjye ntago nize oya mama wanjye yarize none se kuki kubwo ikintu ngiye nabonye mama wanjye afitemo ntari ikibazo cyo mu mutwe niba ari kamere ye nyine afite muri we ntago mbizi kuko uri kumva mu rugo tugiye turi abana batanu mu bana batanu harimo abana babiri bahuje papa abandi buri wese agiye afite isi ubwo ninjye na musaza wanjye tubaho gutyo nyine ubuzima buraducanga mama akazajya dukandamiza akaturaza kunuza akaturaza akandaza ndabyibuka ko yajyaga nkubita hari ikibazo muradekanyije
nyine nagomeza kuganira ngere kare uretse gato muri ibyo ngiyo uretse gato wenda gato mu bintu avuze byibuza nta na kimwe wumvishemo cyatuma ugira umutima wo kuba wamufasha. Ibura nawe afite nyina amwanga mufite nyese ko ndi buri wamumakanya ngamufite ubwo se urumva umwana rero yashyira nyina none ze nge urazi kugira ngo mfate umwana wanjye muhe mama nk'urugero amwangarana sino kumwangarana nareba umukire ufite igipangu cyiza ese washatse abakire ngiye ko ndi umukene oya reka ko yagusabaga ntabwo ari itegeko yagusabaga kandi we n'urugero yaratanze n'abanjye ni ikibazo nuko gutumana urugero nyine yahize umukire amuha nyine n'ubundi nk'uko abifitemo icyo gitekerezo urumva ko wowe nyine kunyumva ngo yumva akababaro kanjye yumva agahinda mfite ku mutima yumve n'igikomere mfite njye n'igikomere njye mfite tureke n'ibyo yenda bibaye nka gutya ariko mu buzima busanzwe ni mama wanjye no guturuka ndi umwana njye mfite igikomere ku buzima bwanjye. Yego hanyuma aka kanya wenda ugize gutyo ugahura wenda na Marite nike kintu cyahita kiba umubaye muhuye niki cyahita kiba ngiye ikintu ndamutse muhuye nawe ikintu cya mbere namusaba ko yamfasha kwishyura inzu yenda buri muntu yagufashije kwishyura inzu nawe kurya ibindi byose biroro nawe ukura amaboko mu mufuka ugashaka ikindi kintu kizima wakora ariko ngiye duhuye namusaba ko yamfasha kwishyura inzu umwana akabona uko abaho nari igihe cyo kujya kwiga nikizagera ntabwo buri kumva ntabwo kiri hafi nikigera nabwo nkazamusaba ubufasha umwana akaba yabasha kujya kwiga ariko ikintu cya mbere cyane cyane kibanze nyine ni ahantu ho kuryama. Shani uhuye na Martin kano kanya Shani ya nyine we kubera nabaza ari byinshi Shani ku giti cya uhuye na Marite kano kanya gerutse ibibazo byanjye dufitanye bindi nyine ku ruhande mbyirengagije nabanza nkamaza ko uyu mwana ko kamwemera uyu nguyu nakumva mwemera mwese basi uyu mwana wawe kabayeho nawe uramufasha iki kwa wenda nubwo wenda ngiye yantereranye ibyo ntibinandeba ariko basi nareba amaraso ye ko ngewe buriya nta kintu dupfana yanashatse yaza akavuga ati abana banjye ndabashaka ku ngufu nka n'abamu ndetse ko byagorana. gira ikintu cya nyuma wisabira Shania cyanyuma cya mbere ni cyanyuma numva nshaka namfashe ibyo byibagirwa amfashe umwana namara kumfasha umwana yihangane njye nimbabazi none njye niwe ndi kumwinginga byibagirwa rwose amahane nyakize hamwe uri kumva ikintu ndi kumwingingamo namfashe umwana ndeye ko nkora nk'amezi 3 cyangwa 4 mbone amafaranga yo kwishyura inzu nayo kugura akamatera umwana yaryama ayo mezi ane njye nibansora mu nzu nzabaye nibura nawe afite aryamye mu kazi ko mu rugo njyewe muri ayo mezi ane nimufashe umwana nzaryama he nibanyirukana nk'ubu njye oya ese wamubariye byibuza ko ikintu mwapfuye kidashinga ngo ni abagabo wenda akemera ko abo bagabo yabareka hanyuma akaza mu rugo ntabwo yagaruka ngo bikonde nabonye bidahuranye n'ibihura ukamubwire ngo nyine nabona ko bitakunda kumfasha umwana ngo nta kibazo reka nkomezanye umwana nyagasani nabona ko bikwiye ko ngomba kujya mu nzu n'umwana nkabaho neza n'umwana wanjye nyagasani ariko yabigizemo uruhare nzakomezanya n'umwana wanjye gusa hari umuntu wumva ko ababaro mfite yagira icyo amfasha yenda nkabasha kubona uburyo bwo gukodesha inzu ko numva ari kugenda uko guhora nanone utitiriza umuntu umwaka ubufasha ejo akabyanga ejo akabyemera ibyo bintu nanone bituma nawe ubwawe wambara igisebo bikagutera ikimwaro buri wese akazajya gusuzugura yego umva hanjye harangiye rero fasha nigende
nta kintu byibuza wenda ikintu ushaka kumbaza njye ariko reka nkubwire shani uba wihanganye ukamfasha kandi nakubwiye ko bidakunda niyo yakuretse ariko bidakunda pe rero ngaho nawe wumva ko wenda bitakunda none guhora umuntu yatutiriza umuntu bitakunda reka nitandukane nawe amahoro reka nigendere ndikumva nta kindi kintu twakora ubwo biranze ubwo nta kundi nyine ubwo biranze reka nigendere ngaho sawa rero nawe reka nigendere wowe nta kintu ufite reka njye kumbwira ngo sawa rero bye nawe reka nigendere njye nta kintu dupfa mwana yanjye urambabaje nyagasani ntakubabarira inde se ukubabaje ngewe ujya kubyara nabigizemo uruhare ntabwo wavuga ibyo ngibyo ariko shani oya ariko nanjye menya abanjye nkuko menya abanjye nyine nawe namenye uwe rega buri wese yikorera umusaraba we ubu ntabwo muzongera guhurira imihanda ngo murwane reka burya no guhurira mu nzira mugahangana mugatongana mukarwana ntabwo biba ari byiza abanyamabarana ibintu by'akajagari nakuzamurira isukari shani nk'ubu abantu baba bari bugufate gute ariko njyewe nta cyaha mfite njyewe mu buzima mbayemo ntabwo ari ubwo gufasha reka umwana nakamufashe ariko mufate muhe iki icyo ntahaye abanjye tubizi ko umwana ari umuziranenge wowe ibyo ndabizi ariko byibona uvuga batarabona ntamuneka nakundi gusa njye narenzaho iki basi nanjye ndekora nitahire kuko nanjye ubwanjye sinavuga ngo ngiye gufata ngo umwana ngo mugire gute shamwe iminsi biragoye none birakabyara nabuze najya gukora ahantu bikanga reka iyo cyabonetse ukora iki mwana nari maze iminsi mu bintu by'ibiyede ariko umugongo nigeze kubona no gufota amatafari no kugira gute mbumba amatafari ubundi nkayabateruza ubundi nkakaba hari igihe hari ukajya no kugikwa ukajya no kugikwa ahubwo ndabahereza iyo sima umuntu usa gutyo kuko akora ubuyede n'ubuki rero mu kazi si ibyo bintu ntabwo bibara bitamo igitenge ubundi ipantaro ubundi ukataka gutya imbere ingoro inyuze ko ayurira urwego ariko urasetsa akazi ni akazi mana ahantu haba bibiri byo kurya ntabwo wagera azana ibintu by'imiteto dore amabavu yaraje ariko hari comment nabonye shani hari comment nabonye ivuga ngo wagize ishyari kubera ko Souvenir agiye gushaka umugore ikintu ntagirira ishyari n'icyo nashaka hirwa ahubwo Imana iza mu rugo rwiza imwubakire ibintu by'amashyari rwose wa pepe ahubwo azananumire kandi ngo kubera ko sinzi ndumva ari wowe gukoresheje icyo kiganiro ahari uri gufota amatafari ugira gute nyine icyo gihe naramubwiye nti waretse gukomeza kunyirukaho werekana ubuzima bwanjye wagiye kwita ku bukwe bwawe urumva ko iryo ari ishyari urumva ko iryo ari ishyari reka nkubwiye hari ibintu mujya mukora wari ubizi se oya hari ibintu mujya mukora bidafututse nk'iyo ufashe umuntu yibereye mu kirago ugiye kumwereka isi yose kandi wenda wasanga hari abantu niyemeraho nkababwira nifite akazi keza kameze neza iyo nayo iba ari inkuru iyo nayo iba ari inkuru hari abana twiganye baba wenda bazi ko nibereyeho neza ugasanga bahise bamenya ibintu urega burya nayo iba ari inkuru kandi twebwe nicyo ducuruza ubu n'umunsi ni iby'umuntu umuseta avuga ati shane yayibye ahubwo se byabaye ukareba ninde wahagera mu ba mbere shani yafunzwe shani yahondagwa ari kwa muganga shani yayibye none ibaze Marita atabonye ibyo bintu yazavuga iki yazabwira iki Imana atabonye ibyo bintu Imana ijya imberera urebye nk'ubuzima uba urimo shani urebye nk'ubuzima uba urimo wirukanka muzunguruka uri wenyine hakagira n'abari kwivangira mu buzima bikarangira byanze noneho Marita ari kubibona induru ikaba induru wowe ubisivinga gute kuko wayo uri nk'umugore utwite yavamo baranavuyemo kera Marita se wabyakira gute mujya muvugana ikibazo ntajya nabivugaho waricecekera tungo mujye mu byanyu mwikarakase mu byanyu ntibimureba basi yanazanabivuzeho umunsi umwe wonyine umuhenyina nyina ndamukunda cyane nta mukasagira wamuha mukeba wawe afazari ese usanze wenda Marita abana na mukeba wawe shani byagenda gute njyewe nta kibazo nabigiraho mukeba wawe wimye nta kibazo nabigiraho
nawe namubwira nigerageza amahirwe wenda ibyo navuze uzabibona gerayo nawe ureba ikibuga na genda ugereyo urebe icyo nakurushije ijambo rimwe ku agize amahirwe agahirwa nta kibazo burya rega abantu ntago bahirwa kimwe hari igihe yagenda we bagahuza ishyari ntibyakwica rigiye iki nabyayeho ngo nakobwe nta kibazo mfite nani zabandindira bankuriza yewe ijambo rimwe ku bantu badukurikiye ijambo rimwe ku bantu badukurikiye nuko mbakunda nari mvuze rimwe ariko ntacyo ibohore isanzure ndabakunda ikindi muri abantu banjye mindani nkunda inama zanyu buriya mungira inama nkanyurwa ariko iyi minsi bimeze nabi mugire ukuntu bongere bakwibuke anyibuka ukuntu yes nanjye reka mbashimire cyane kuba mudahwema kudukurikirana 5/5 ni Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Masadunda ndabakunda cyane Imana ibahereze umugisha ciao ciao